none uyu munsi rero ni ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu 2025 isaha ni saa 12 n'iminota 7 mumaze kubimenyera ko buri munsi wa mbere wa buri cyumweru tuba dufite ikiganiro kuri uyu mugoroba aho tuba turi kumwe n'abatumirwa bacu baturutse rero ahangaha mu karere ka Rusizi ndetse na Nyamasheke muri rwa ruhande rero rwa Fasako. Reka nanone nongere mbasuhuze nabaza abatumirwa kuri uyu munsi tuba dufite ari bande muraho mumeze neza. Reka duhere kuri uru ruhande bongere batwibwire. Nikaze nanone muri uru rugo rw'ijana na 5 ibice 7. Murakoze cyane naganira Joseph Michel umuyobozi wa campus ya Rusizi Polytechnic. Yego nikaze nanone turi kumwe n'umuvandimwe ahangaha ku ruhande. Reka nawe yongera twibwire kugira ngo dutangirane ikiganiro cyacu twese turi kumwe kandi tunaziranye. Murakoze nanjye nitwa Runa Mahoro umufasha w'imyumvire. Nikaze nanone rero mu ijana na 5 ibice 7 tubwira abadukurikiye kuri wa eshatu akadomo Country FM live akadomo.com aho bagiye baherereye mu mpande zose bari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse ni Kigali mu Rwanda. Abaturanyi bacu b'igihugu cy'u Rwanda nabo tubabwire ngo bagire ibihe byiza. Nanjye mugiye kuba muri kumwe muri iki kiganiro nitwa Nzayisenga Jado Landry. Rero akaba ari byiza ko tugiye kuba twakicara namwe. Ni byiza rero ko buri munsi tugira insanganyamatsiko y'umunsi nkuko twagiye tubwira ababa badukurikiye kandi tuza kuganiraho. Akaba ari insanganyamatsiko rero tuza kuganiraho mu gihe kiba kitarenze isaha imwe. Reka nanone twongere tubahe rugari nkuko muba mwabiteguye twinjire muri wa mwanya nyirizina turebe icyo tuza kuganiraho ndetse n'imba mutima z'abadukurikiye nazo tuze kuzakira. Umwanya no wanyu nanone. Murakoze uyu munsi turaganira ibikwiye kwitabwaho mu miteguro y'ikiganiro cy'umuryango cyiza kandi gifite intego. Ni ibyo turuganira uyu munsi. Yego agira ngo rero icyiza kiri buze kuba cyadufasha tuba dufite telefone zacu ahangaha ku buryo abantu baza kuba badukurikiye bari hirya no hino. Burya ibiganiro bigira aho bihera n'uburyo umuntu ashobora kuba yategura ikiganiro haba ari mu muryango kijya ku iterambere. Turaza kugaruka kuri bya ibintu byitabwaho by'ingenzi niba ngira ngo ntisinibeshye sibyo papa naganira ni ikintu icyo tugiye kuganiraho nyirizina abantu baduteze amatwi kuko dukeneye kubanza kuza kuvugana nabo tukumva imbamutima zabo tukamenya ese mu by'ukuri bo ubwabo ni gute bategura ni ibihe kintu ni ibihe bintu byitabwaho ni ibihe bintu by'ingenzi ni ibihe bintu umuntu ashobora kuba yagenderaho mbere yo gutegura ikiganiro cyiza cy'umuryango kandi cya kiganiro gifite intego. Ndizera ko ari icyo kintu turi buze kuba twaheraho. Yego ndizera keretse niba hari inyunganizi muza kuma kugira ngo abadukurikiye babanze bumve insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi aba ari nacyo baza guheraho batubwire se bo iwabo ni ibiki bagenderaho mu gutegura ikiganiro cyiza kandi gifite intego. Reka rero n'ubundi niba muza kunyemerera dukoreshe bwa buryo bwacu bwo gukoresha nimero za telefone ariko biraza kuba byiza ku ruhande rw'amahoro Haruna ajya agenda twunganira naho Wizeye Emmanuel umuyobozi wa Fasako kugira ngo babantu baze kumva ikibazo neza muri rusange kuko ngiye hari uburyo nshobora kuza kukivugamo ntibahite babyumva neza ariko iyo dushyize hamwe tukaza gufatikanya biza kubyara rero icyo babantu badukurikiye bari buze kuba baduhawe ibitekerezo ese bo ubwabo mu miryango yabo nge nkuko mbyumva ni gute bategura ibiganiro kandi cya kiganiro gifite intego. Reka rero dushyiraho telefone niba nta kintu numva ahanini cyane batubwira niba kinabaho. Urajya duhamagara tubwira ati twikiganiro turakigira ariko tugitegura dutya hanyuma twunganirane ababa baragiye bumva ibiganiro byagiye bitambuka mu minsi yatambutse. Ndumva hari henshi bakora icyo kiganiro batubwire bati kirahari tugikora dutya. Yego kandi tuba tugambiriye iki. Reka rero dushyireho telefone yacu ahangaha ushaka guhamagara mu ijana na 5 ibice 7 uhamagara kuri 0782 44 25 ukabasha rero kuba watubwira ese mu bijyanye n'imitegurire y'uko muganira ese n'ibiki byitabwaho iwanyu mu miryango
kugira ngo mutegure ikiganiro cyiza kimeze neza kandi gifite intego. Ibyo rero nibyo bintu turi buze kuba twagenderaho n'ubundi mbabwira ko abari hafi mwatangira mukaduhamagara kuri izo nimero 0782442425 mukatubwira ese ugiye gutegura nk'ikiganiro mu muryango iwanyu mu rugo ni ibiki bigenderwaho, ni ibiki bikwiye kwitabwaho kugira ngo icyo kiganiro kize kuba cyabaho. Icyo kintu kikaba ari cyo cy'ingenzi kandi mwebwe ubwo no kuvuga ngo tugiye kureba icyo bita ni criterias, ibintu biri ku murongo. Ese iyo mugiye gukora ikiganiro mu rugo muraza umwe agahita aho bukira undi akamubwira ngo none uyu munsi ni mugoroba turaganira. Dukeneye kumenya mu by'ukuri tugendeye kuri wa murongo nyirizina mubitegura gute kugira ngo icyo kiganiro kizabeho mu muryango, ikiganiro gifite intego, aho kiva naho kikagira bigenda bite. Wenda muganye Karamera none marabanza kuri icyo twita evaluation akareba neza niba isomo ryo yigishije mbere yumvikanye. Nahanga rero wenda turagira ngo mbere ko twinjira mu biganiro cyangwa se kuganira ku ngingo zateganyijwe uyu munsi, aho nibura tubanza tunamenye tunumve abantu bo iyi ngingo bayitekerezaho iki, ingingo yo ibikwiye kwitabwaho mu mitegurire y'ikiganiro cy'umuryango cyiza kandi gifite intego. Ibyo ngibyo rero hari n'uburyo abantu twigisha cyangwa se duhugura, aho ugasanga wenda turi guhugura abantu bafite bari ku rundi rwego. Kugira ngo rero dukeneye izo telefone tumenye mu miryango iwacu, mu midugudu iwacu bihagaze. Telefone rero ya mbere yaje, muraza kugenda mudufasha kuyakira. Hello Country FM. Yego nkomeze mute, muri bande, murahagana he? Mwagabanya inyakira amajwi yanyu kugira ngo tuze kumvikana neza. Izi kibazo nawe inyakira amajwi yiwe yamusakurije, ariko barakomeza bagende baduhamagara kuri za nimero. Hano dufite undi muntu ku murongo. Hello Country FM. Yego turamumva neza. Sam, amakuru yawe? Yego, hari ibiganiro bigenda biba mu muryango, ariko muraza kutubwira niba aho ngaho mu Bushenge bijya bihaba. Ese mu by'ukuri ibyo biganiro mbere yuko biba, ese bitegurwa gute? Imitegurire y'ibyo biganiro igenda gute kugira ngo ikiganiro kize kuba gifite intego mu muryango? Yego, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mukora mwebwe ubwanyu murabanza mukiyegeranya cyangwa se mukabanza mukabitegura uburyo muza kuganira mwebwe ubwanyu. Nta kindi gikorwa. Yego. None Sam nagira ngo baze ese iwanyu mu rugo cyo kirahaba? Kirahaba mu gikora nka kangahe mu kwezi cyangwa kangahe mu cyumweru? Mu gihe gikora kabiri mu kwezi. Niba atari ibanga ni nk'iyo ngingo mwaba mwaraganiriyeho. Yego. Kandi ubona mugahuriyeho mwese mugashakira ibigatunga. Niyo mwese ubwo niko biri.
inyungu zo kuganira mu gihe mugiye kugura itungo, igihe mugiye gushakisha mu gihe kimwe ubona inyungu ari iyihe, cyangwa igihe mugiye gukora ikintu mukakiganira inyungu ni iyihe? Ikibazo rwose nta kibazo. vuba hanategura ikiganiro mbazanira umunyamategeko kugira ngo abaganirize ku burenganzira bw'umwana, abaganirize n'inshingano zo kuba umwana afite uburenganzira bwo kugira se ukagira nyina. Vuba turareba uburyo tuzana umunyamategeko abibaganiriza. Wenda icyo nagira n'umuvandimwe kuri iyi ngingo, kubera ko mperuka kugira amahirwe yo kwitabira amahugurwa mu itegeko rishya ry'umuryango n'abantu. Mbere na mbere ubundi umwana afite uburenganzira bwo kugira ababyeyi bombi, papa ndetse na mama, ariko nyine hari ubwo umwana nyine ashobora kuvuka binyuze muri ino nzira atubwiye, aho umuntu ashobora guterwa inda n'umuntu, rimwe na rimwe umuntu akaba yakwihakana iyo nda, cyangwa se ntiyemere kujya mu nshingano. Rero ku ikubitiro umwana yandikwa kuri nyina, ku ikubitiro noneho hakabaho icyo nakwita kuburana uburenganzira cyangwa se gusaba uburenganzira bw'undi mubyeyi ukunda kuvuga papa. Ibyo rero bishobora kwemezwa nuko nyiri gutera yanga cyangwa kubyara wa mwana bibyemera. Ikindi ahandi bishoboka nuko bishobora kujya mu mukino. Gusa icyo nabwira abantu, nta mpamvu n'imwe abantu bakwiye kwemera akarengane, kubera ko hari inzego zirubatse guhera hasi kugera hejuru, kandi umwana nyine wakuriye mu muryango wenda n'ubwo ababyeyi baba batabana ariko azi se azi na nyina, hari inyungu bigira kuri wa mwana, harimo no kumukiza ihungabana cyangwa se no kuzitwara mu buryo bwiza mu gihe kiri imbere. Rero ntabwo ukwiye kuguma mu mudugudu gusa wiryamire nkaho nta cyabaye, ahubwo wakwegera inzego zifite ububasha, inzego z'ibanze, icyo gihe zitanga umurongo kandi mwiza. Yego, reka n'ubundi turacyafite abantu bagomba kuza ahangaha kugira ngo tumenye ese ikiganiro iwabo bagitegura gute, ese n'ibiki bitaho mbere y'uko bajya kuganira mu rugo, kugira ngo baganire kuri cya kiganiro gifite intego muri rusange. Hari byinshi rero umuvandimwe atubwiye mu bushenge agiye agarukaho, ndetse anatubwira n'ibiganiro bagiranye n'umuryango wabo, kandi bigaragara ko ari ibiganiro bifite ireme. Hari aho byahereye, yagiye akora kuri bimwe na bimwe by'ingenzi yagiye abasha kuba yakoraho. Yavuze ko burya ngo anumvisha agaruka ku kintu kijyanye no gutegura igihe, cya gihe nyirizina muzaganiriraho no gutegura ibyo muri buganireho. Urumva ko bo bagize igitekerezo kijyanye n'ubworozi. Abandi nabo bibuke ya nimero yacu bagumye baduhamagare kugira ngo tumenye ese bo ikiganiro mu muryango ni ibiki byitabagaho mbere yo kugira ngo baganire, tumenye bo ubwabo bagendera kuki, kuko umuryango burya ugira uburyo ugenda ukemura ibibazo byawo n'uburyo bagenda baganiramo. Ariyo mpamvu bajya bavuga ngo imitima Imana mahoro, bajya bavuga ngo Imana yaremye imitima cyangwa yayibaje imitima ntabwo yayiringanije, sibyo? Ni ukuvuga ngo buri muryango rero ufite uburyo utegura ibintu byawo. Wowe urumva we niba yategura igihe, hari igihe wasanga njyewe ndi buhere ku cyo ndi buganireho n'umuryango wanjye. Ni ukuvuga ngo rero buri muryango ufite strategy ugenderaho. Biba ari byiza ko rero tubanza tukumva imbamutima zabo, uburyo bategura ibiganiro, ese n'uburyo bavuga ngo hari byinshi biza kugenderwaho mu muryango, hari ibintu byinshi bigenderwaho. Ari nayo mpamvu rero turi hano kugira ngo twumve icyo babitekerezaho, natwe tujye twakinjira nyirizina, turebe burya ibintu uko bikwiye kugenda ku murongo, kugira ngo cya kiganiro cy'umuryango kize kugenda neza, kinagira intego. Dufite umuntu hano ku murongo. Alo. Yego, murakoze nanone kwinjira mu 105.7 Country FM.
mwiriweho mwitwa bande murahagana he? Yego Debola, ese aho ngaho wumvishe ibyo twari turimo turaganiraho? Mu by'ukuri rero nawe uratubwira uko ubyumva ukurikije uburyo twari turimo tuganira. Ubwo no kuvuga ngo mwebwe mugendera kuri ya ngengabihe yanyu, ubu aho muri buvuge ngo umwe none uyu munsi ni uri busenge ni uri bugire gutya, ese ntabwo mubanza gutegura wenda ko umuryango wose ubanza, ntabwo mutegura uburyo umuryango wose ubanza kuza guhura? Yego. Niba atari ibanga, yego, nuraza gukomeza umbwire niba nta kibazo kugira ngo njye nakubaza. Yego, niba atari niba atari ibanga rero watubwira mu biganiro muherutse kugirana mu muryango iwanyu byaba byaribanze kuki, ese ubona umusaruro wabyo ari uwuhe? Mubona ko aho bigeze nyuma y'ikiganiro mwagiranye hari umusaruro mwiteze, cyangwa mubona ko hari imbogamizi mushobora kuzahura nazo? None Debora, nifite ikibazo kimwe nifuza kukubaza. Karame. Yego. Muraza rero kongera kutubabarira kubera ko nta utegura ibijyanye n'ibintu by'ikoranabuhanga uko bigenda, twageze umwanya tubasha kubura ku murongo, ariko kubw'amahirwe twongeye kuba twagaruka. Reka dushimire buryo abantu bari kugenda n'ubundi bakurikirana ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, ku nsanganyamatsiko rero dufite n'ubundi ijyanye n'ibyo kuganira mu muryango, nk'uko twagiye tubigarukaho ku munsi wa mbere w'icyumweru gishize. Twongera kugarukana ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ibikwiye kwitabwaho rero n'ubundi mu mitegurire y'ikiganiro cy'umuryango, kandi cya kiganiro gifite intego. Bamwe bari kugenda baduha ibitekerezo, hari umuvandimwe twatangiranye mu Bushenge ibitekerezo yaduha aho bahereye ndetse n'ibiganiro uburyo bagiye bagira mu muryango. Bongera kugaruka ku kintu kijyanye n'uko mu byo baganiriye ku bworozi. Twongera guhamagarwa n'umukobwa aratubwira ati rero burya natwe twaraganiriye, ariko tugira uburyo nanone tugenda dukora ibintu byacu ku murongo, ndetse tugerageza kuba twabihuza, ariko muri uko kubihuza kandi bikanagenda neza habayeho ko tuganira ku bintu bijyanye na gahunda zacu zo mu rugo. Turavuga ngo buri mwana twajya tumuhica akagikora, turebye ku musaruro muri rusange dusanga umusaruro nawe yagize ni umusaruro mwiza, kandi nabwo kubera ibiganiro byiza bagiranye biba ari ibiganiro bigenda bigaruka ku iterambere. Rero twongere twibutse abo turi kumwe ahangaha none kuri uyu munsi, turi kumwe nanone n'abaje bahagarariye Fasako muri rusange, barongera twiyibutse. Emmanuel Wizeye, umuyobozi wa Fasako. Ntaganira Josue Michel, Haruna Makapisi, aba no mu bufatanyabikorwa na Fasako. Yego.
Haruna Mahoro. turi kumwe rero aba nabo turi kumwe na Josué Michel, turi kumwe na Haruna Mahoro, turi kumwe na Uwizeye Emmanuel umuyobozi wa Fasako muri rusange. Numva rero n'ubundi twagira gutya tugakubita tubangura tugahita tujya n'ubundi ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tukagira icyo tuyivugaho. Umwanya nanone waba ari uwanyu, reka duhere kuri mwawe kugira ngo nanone turebe yongera tubwire se mu by'ukuri ibiganiro kugira ngo mu muryango bibeho hagenderwa kuki niki cyakitabwaho. Ubundi busanzwe urakoze cyane. Ntabwo twatangiye tutavuze yuko dushimiye Imbuto Foundation iyo dukesha ubu buryo bwose tuba turi guhura tuganira n'abanyarwanda muri rusange, ariko kandi tunibukiranya igikwiye kugira ngo iterambere ryacu rirambe. Ntabwo ari ibya none, kera umuryango nyarwanda wagiraga n'imigani yimakaza ikiganiro cy'umuryango. Abavuga bati utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ikindi uriya iyo mwaganiriye n'umuryango uba ufite amahirwe menshi y'uko uwo muryango wawe uzakomera mu buryo burambye. Hari byinshi rero umuryango uganiraho, ariko burya uganira kubera ko ufite icyo ugomba kuganiraho. Baritegereza bakareba aho bahurira, bakategereza uko babanye, umugabo n'umugore bagishakana baba bari muri shushu bavuga bati ndagukunda, ariko noneho iyo bamaze kugeramo umwana, hamaze kugeramo kongera gushakisha imitungo yo kugira ngo bazarusheho kuba neza, bitangira gutekerezwa ko bagomba kugira intego baba bafite bagomba guhuriraho. By'ukuri intego bakayiga, bagatoranya icyo bazayikoraho, igihe bazagikoramo, aho bazajya baganirira, ariko kandi muri icyo gihe bari kuganira banareba aho bavuye n'aho bageze. Uko kureba aho bavuye n'aho bageze birongera kubaha imbaraga zo gutekereza yuko bashobora kurushaho gukora. Uretse n'ibyo kandi bareba n'ukuntu babanye n'abandi. Ese ko turi aha ngaha tukibukiranye, tubanye n'abaturanyi gute? Ni iki kibungamiye umuryango? Ese gahunda za leta zo ziteye gute? Ese ibyo byose bakabyibukiranya, kandi buri munyarwanda nyamunyarwanda cyangwa se umuntu nyamuntu ntumenya gahunda igihugu kigifite, ntumenya gahunda ari kugenderaho, agamije gukorana bwa mbere na leta itubereye ku isonga. Icya kabiri akamenya ngo umuryango wanjye harya ndi kuwuzamura kugira ngo ugere kuki, ariko se kandi uzajya ubana n'abandi gute. Iyi ni insanganyamatsiko ifite ibintu byinshi cyane, ni byinshi umuntu yaheraho, ariko ndi kumwe n'abo dufatikanya umunsi ku wundi kuganira n'abanyarwanda, nagira ngo bakomeze batubwire byinshi nabo babona ko byakomeza barakoze kwitabwaho. Emmanuel umuyobozi wa Fasako, ibyo avuze ni byinshi kandi bifite icyo bisobanuye. Abadukurikiye ndetse natwe ubwacu ubundi kwitegura kuganira bikorwa mu buryo bw'ingenzi bubiri. Bwa mbere ni mu ntekerezo, batekereza ku byo wavuze. Hanyuma ikindi rero mu kuganira hari igihe baganira ku bintu byiza byubaka, ni nayo ntego ibigamije. Ariko mu kuganira icyo abaganira twese twirinda ni ukuzana ikintu kizana umwuka mubi mu kiganiro. Niyo mpamvu ko kwitegura mu mutwe uba uri kuva ngo hatagira iriza kugucika, noneho rikaba ryakomeretsa abaganira. Icyo gihe uba udeviye intumbero y'ikiganiro, utuma uratibohora yumve anezerewe ko ari kuvugana n'umuryango. Nyuma yaho iyo uwo mwuka ari umwe, kuza gufata imyanzuro biroroha kuko buri wese yirekuye yavuze uko abibona, kandi muri kwa kuvuga uko ubibona wirinda ko hari umuntu uvuga ikintu ukamuseka. Bigana ntabwo dusekana. Yego. Ashobora kuvuga igitekerezo ko cyumva, akavuga ijambo rikamucika, muraryakira. Kandi mwajya no kumwunganira murigorora, tukarigora twubahana. Icyo gihe mu kiganiro umugore, umugabo, abana n'abakozi aho bibaye ngombwa, iyo ikiganiro kirimo ntawe uruta undi. Kuko bigiye nk'uko uriya mugore Deborah bitubwiye, yego, wahariye ati hari igihe umwana ayobora gahunda, hakaba igihe papa ayobora gahunda. Icyo turi kuremanamo ni kugira ngo buri wese
mu gihe abagize uwo muryango baba badahari abe yashobora gushyira mu bikorwa ibyo baganiriyeho kuko nawe yahawe umwanya wo kumva ko ari ibye kwa kuyobora rero bimuha gahunda ya inoze mu gufata imyanzuro naho abantu baraganira ariko tugira indwara imwe sinzi niba ari umuco w'abanyafurika twateye imbere ariko hariho abantu baganira ibyo baganira bigahoraho bigasigaraho iyo rero ni ingaruka ya mbere ikiganiro kidafata imyanzuro izatanga umusoro yashyize mu bikorwa ntacyo bimaze ushatse wanabireka abantu bakemera muri babo n'ibindi iyo mujya kubona nuko uzi ko kiravamo buri wese azacyitwararika akagishyira mu bikorwa nibwo ikiganiro gikurikira ko kibanziriza kwisuzuma by'icyubushize ubu uko kumana mu gutekereza neza yego ibyo rero bimaze iki kandi icyambere abana cyane bo mu rugo barakura ibyo tutaganira sinase ibintu byinshi muri kuganira yavuze guhitamo neza no kuganira ariko nanone ni byiza guhitamo neza no kumva byimbitse ku ngingo ziganirwaho niyo abantu bafite ibintu bagiye kuganira iyo ngingo bagiye kuganiraho ni byiza ko ubasha kuyumva ukayiva imuzi mu kinyarwanda tuvuga ngo ukayiva itatu ariko iyo uyumva biranakorohera gufata umwanzuro ufatika rero hano ni byiza ko abantu baganira ku ngingo zishoboka kandi za ngingo nyine z'umumaro hari ikindi ni ugusesengura neza ibibazo byugarije umuryango nimwe mufite wenda ikibazo cy'imirire mibi akubona abantu bagiye wenda nko kuganira ku kibazo cyo kugura imodokari n'urugero ni ukubanza kumenya ni turahera ku kihe kibazo hakurikireho iki bijyanye n'ibibazo ubona ko kuko mu by'ukuri umwe yorohera undi aramwumva ariko noneho hakazaho cya kintu ese ibintu tuganiriye biraza kuba amasigara byicaro cyangwa turebe n'uburyo ibyo tuganiriye byose tutaza kuba twarakoreye ubusa ugasanga dusigarane ingobyi umwana yaraheze kera hari akandi kantu wenda nungutse ariko rero nagatekereza karanyibagira hari iki cyo gutegura cyangwa kugena aho abantu bazaganirira wenda abapapa sinzi niba ari imyaka ibaje kwegera ejuru simbizi ariko nagira ngo mbwire abantu ko nibiba byiza rimwe na rimwe iyo abantu bahisemo no guhindura environnement niba musanzwe mu rugo nimutekereze ntago ari ngombwa ko bishorwamo amafaranga menshi sinshaka no kubwira abantu gusesagura ariko wenda Manuel niba byibuka dutekereze muri ya myaka yo muri za 90 abantu bavuye gusenga ku cyumweru mwashobora gutaha gakeya muri kumva umuyaga mwiza ahantu heza mugashobora kuba mwatera ikiganiro kandi kikagira umusaruro abantu bashobora kugira gutya bakavuga ngo reka wenda twiyufura imuhira tugira ahantu runaka tujya kwicara ku gasoda kamwe abantu bakaganira burya no kudahora ahantu hamwe ngira ngo hari ikintu byungura ibitekerezo rero mu guhitamo ahantu ho kuganirira iki nacyo gikwiye kwitabwaho si byiza niba mufite ikiganiro gifatika gikomeye kiri bugeze navuga ngo kumwanzura umuryango mwiza ku bintu bikomeza gutaninga muri serikli imwe gusa kandi rwose binazamura urukundo yego bizamura urukundo hagati y'abashakanye bizamura urukundo hagati y'abashakanye n'abana nibaza ko iki nacyo gikwiye kwitabwaho arakoze cyane Haruna ariko hariho umuvandimwe inshuti wenda situye hejuru ku cyata akavuga turiya muntu uri kuvuga soda se azi uko biri bugende gute cyangwa ariko ndagira ngo mbabwire ibyo mvuze rwose nibyo guhindura environnement bashobora no kujya kuganira bari kureba inka yabo cyane aho yanka bari bazi donc bagiye kwahirira yanka shobora no kujya gusura umurima bahinzemo imyumbati mwe buze ku cyato reka gwibutse hari icyayi kiri ruguri iriya view y'icyayi uzayirebe bakanareba iterambere ryaho ariko bakagarura urukundo muri bo no kumva ko rwose ikiganiro ari ingenzi kuko ikindi bafata ku kiganiro ntabwo ari inkoni iteswe rimwe ntabwo ari za nyama za kera muzi yuko twajyaga tuyinyamba ku bunane ahandi kuvuga abatari dutuye mu mujyi ariko nkaho nabavukiye ntabwo we mushyizemo ariko
ariko kera washobora kuza ugasanga iwacu batetse inyama n'umuceri ku bunane tukaza tukumva turishimye ndashaka kubabwira ko ikiganiro rero ntabwo ari izo nyama z'icyo gihe ikiganiro cy'umuryango si inyama z'icyo gihe ikiganiro cy'umuryango gihoraho ni ikiganiro gihora kiza niko akunda uvuga ngo harya uyu munsi uko ndagomba kurara ndacanye mu nzu abana banjye barya bate ugakora uko ushoboye ukabona uko ucana yego icyo gihe ikiganiro cy'umuryango nacyo ntugomba kugisibirira igihe wagihaye niba uvuga ngo nzagikora rimwe mu cyumweru kora uko ushoboye imirimo yawe yose uyishyire ku ruhande uyishyireho kare uzuganire n'umuryango wawe bamwe bajya bavuga ngo tuba twagiye guca inshuro ngo tuba twagiye gushakisha ngo ntabwo twabonetse ariko kugira ngo mbabwire ibyo uzashaka byose uko bizangana kose udafite abo bisigira ni impfabusa nta kintu bimaze reka tugaruke n'ubundi kuri Ntaganira José Richard ni akantu gatoya nkwibariza nkikubaza wenda se nk'umuntu uri mu kibuga ni ikintu gito sibyo ni ikintu gito nkwibariza ku bijyanye n'uburyo umuryango utangiye kuganira guhera kuri uyu munsi tuvuge ngo uyu munsi niho bamenye ko bashobora kuganira ku kintu cyabateza imbere cyangwa se uburyo bashobora kuba bagirana ibiganiro mu by'ukuri nkamwe ku giti cyanyu mwumva ibyo biganiro byagakwiye kuba mu gihe kingana gute ugashyiramo nk'intera ingana gute igihe kimara cyangwa igihe uruvuga hagati y'ikiganiro kimwe n'ikindi cyagakwiye kuba mu gihe kingana gute ku bantu batangiye kuganira nonaha no gutangira kugerageza kumva nabo ubwabo batari basanzwe bazi ko ibiganiro byo mu muryango ari ingenzi cyane kuri bo kugira ngo bategure ejo hazaza kandi babashe no kuba bagera ku ntego yabo. Murakoze. Ariko twumva badutega amatwi neza kandi batwungura ibitekerezo bagiye gutangira kuganira uyu munsi ndabaza nkajya inama nabo ko babanze barebe ubundi kuki bataganiraga hari igize bivuga niba kwisuzuma ariko ko twakurikiye iki kiganiro tukumva ari cyiza kuki tutaganiraga ni icyo gihombo bagize ko bataganiraga icyo gihe iyo umaze kumenya igihombo umuntu yagize ndetse n'impamvu bataganiraga bareba impamvu kandi igihombo byateye bagena igihe gishobora kuba bati reka tujye tuganira rimwe buri cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi ariko nk'uko umuyobozi wa FASOCO yarabivuze ubundi abantu babana umunsi ku munsi igihe ku kindi hari umudamu wabivuze washagasha Deborah namukunze cyane kandi n'umuyobozi wa FASOCO abigarutseho ati iyo dukirutse imirimo iyo tuvuye ku mirimo turaganira ubundi umuryango wubatsitse neza ntihakamaze umunsi batavuganye buri mugoroba baba bari hamwe kuganira buri mugoroba birashoboka ubundi bibaye byubakitse neza kubera ko umuryango ibyo uganiraho buri munsi biba bihari ariko noneho ari kwigenza n'imigambi rirambye bakwiha rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi ariko usubiremo ngo barabanza barebe kuki bataganiraga kutaganira ko abona icyo gihombo cyabaye bagize iyo umunyeshuri amenya impamvu yatsindwaga bakamwigisha ngo dore impamvu gutsindaga ni iyi ntasubiragamo amasomo ubundi umuryango ni nk'isomo aravuga ati amasomo yose bigisha agenda yasubiramo uko bukeye uko bwije kugira ngo abashe gukuramo aho yatsinzwe abashe gufata abandi ubu hari abadusize hari abamusize icyo gihe rero bigiye baganira bumvikanyeho basubiramo ngo igihe cyo guhura kwabo niho bacyumvikanaho bitewe n'inyungu bifuza kugikuramo ariko ubundi mu buryo busanzwe buri cyumweru baraganira mu buryo mw'inama ariko ubundi ni byiza ko buri mugoroba umuryango uvugana ariko ari ingingo zigaragara ashaka gufata imyanzuro ikomeye noneho rimwe mu cyumweru tukisuzuma gutyo ariko ubundi umuryango mwiza ni uvugana buri mugoroba buri gihe kuko ntabwo
barabana umugore ngo bararana abana bararana se ntumwe biryo papa mama papa wanzaniye iki icyo yanzaniye ashobora nabaza mbaza umuyobozi wa fasa kwanze ko ndimubaze ahubwo se aze no kudufasha ese umuryango we ntiwahora undi bakaganira imiryango ntiyasurana nigeze rero babikora hano hari gahunda nziza wenda hari gahunda nziza ngira ngo wenda nsangiza abantu ni iba mu nzego z'ibanze hari platform yitwa inshuti z'umuryango ubundi navuga ko aba ari imiryango ntangarugero ushobora kuvuga turiya muryango wa Manuel nkurikije uko ubana nkurikije uko uteye imbere nkurikije ubunyangamugayo bwayo umuntu ashobora kuwusura akawugenderera akaba afite icyo yawuvomaho kiri bujye kumufasha mu rugo rwiwe rero nkuko yarabivuze mwarimu Josue ati se nta miryango yahura cyangwa se yaganira ibyo rwose ubundi n'isano ibagarira ubucuti n'akarenge n'ibintu twese tuzi abantu iyo basurana biragira ariko bigira icyo byungura rero ku bwanjye kuganira bikwiye kuba umwitozo wa buri munsi umwitozo wa buri munsi abantu bakaganira kenshi mu kiganiro havamo umuti w'ibibazo hafi ya byose ngira ngo hari platform nabayemo twayatuvuga ngo ni media for dialogue abantu iyo baganira umenya icyo mugenzi wagutekerezaho iyo mwaganiriye umenya amakimbirane mufitanye cyangwa se aho wamubabaje ndetse niyo mwaganiriye ni naho umenyeraho umunezero ukakomeza kwashyira imbaraga si byiza rero ko abantu bafata wenda nubwo twavuze ngo umuco wo kuganira hari bya biganiro bikakaye ariko ikiganiro undi cyakagombye kuba buri munsi mu muryango Rugamba Sipiriyani mu ndirimbo ntibuka izina ryayo neza yigeze avuga ngo iyo umugabo yatashye aratera ngo abiwanjye muraho nabo bakikiriza ngo karame niriwe no kuvuga ngo abantu baze gushaka ino ndirimbo ya Rugamba yigisha cyangwa se avuga cyane kuko umugabo n'umugore bakwiye kuba babanirana imico bakwiye umwe cyangwa se imbuto umwe akwiye kuba yerera undi bigira umumaro cyane hanyuma kuri iki kiganiro nanone abashakanye ntibakwiye kubaho nk'abantu bahanganye kuko nabyo bijya bibaho ugasanga umwe cyangwa undi afite uko yumva ibitekerezo bye ko bigororotse ko bigerade hanyuma mugenzi we wenda ntabashe kuba yaha agaciro rero abantu abashakanye basa nkaho babana nk'abakeba cyangwa nko guhangana cyane cyane mu bitekerezo ibi ngibi bicyonnyi muri cya kiganiro bibicyonnye mu gutuma umuryango udashobora kugera ku myanzuro ifatika yego bakoze reka rero n'ubundi tubashimire kuba mwageze ahangaha niba hari icyo mwakongeraho kugira ngo dusezere igihe baduhaye ndabona rwose kihuse cyane noneho natwe tube twajya mu kiruhuko cy'umunsi umwanya n'uwanyu turabashimiye cyane ariko turashima by'umwihariko kandi byimazeho Imbuto Foundation na leta y'u Rwanda bien sûr namwe dushima radio bwitange nibyo koko twagize igihe gito cyane cyo kubura umuriro ariko swe tugenga abatwumvaga bihangane bahagurutse neza bahamagaye ari benshi ariko kandi bajye batanga ibitekerezo no kuri social media nkuko mwe bibahaye kugira ngo tumenye se ibyo bakeneye kumenya kurusha ibindi nibiyo utaha dufite ibindi biganiro byiza tuzaba turi kumwe tuzabamenyesha mbere y'igihe murakoze cyane murakoze nuko twumvikane ko ingano y'ibiganiro by'umuryango ni ugushyira hamwe ni ugukemura ibibazo no kurushaho kubaka ubusabane bwiza mu rugo iyo biteguwe neza bituma umuryango utera imbere kandi ugira umutekano n'amahoro murakoze nanjye ntabwo ndi bujye kure no gushimira Fondation y'Imbuto ku gutekereza by'umwihariko ku muryango iyo utekereje ku muryango uba utekereje ku gihugu muri rusange icyakabiri no gushimira Fasako kuri ibiganiro ariko na Cantrofem by'umwihariko kubera ko iki ni igikorwa remezo navuga ngo cy'abanyarwanda
aho abantu banyuze ibitekerezo cyane cyane n'ibi ngibi bituma umuryango uba muzima, umuryango uba mwiza. Murakoze cyane. Yego, reka nanjye rero nshimire bari bateze amatwi 105.7 Country FM, bari mu muhanda zigiye zitandukanye, abatanze ibitekerezo kubwo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro cyiza kibanze ku nsanganyamatsiko uko ukwiye kwita rero n'ubundi mu mitegurire y'ikiganiro mu muryango wawe cyiza kandi gifite intego. Nicyo kintu twaganiriye uyu munsi, tubabwira ko tubafitiye byinshi tuzagenda tuganira umunsi ku munsi, buri wa mbere guhera ku isaha y'isa 12 kugera ku isaha y'isa 1 tuzajya tuba turi kumwe namwe. Imana ibahe umugisha, tuzasubira igihe gikurikiyeho. Njyewe nitwa Landry, nanjye ntimuze kuba mwanyibagirwa. Bye bye.